arabizi nubwo akeneye kumenya arabizi sibyo arabizi ko nta nshingano ngira muri Rayon Sport arabizi ko nta bucuti bw'arengera n'abayobozi ba Rayon Sport bamwe muri bo rwose nta nubwo tunavuga rumwe rwose sinibanga urumva umuvugizi wa Rayon Sport ushinzwe ibyo byose ni Gakwaya niyo duhe ntansuhuza kuko ntumvikanye nawe kumvuga yo kwita abakinnyi ba Rayon Sport abaswa ntashobora no kunsuhuza duhuye mu nzira can imagine rero kumva ko uwo muntu ngo yangize ngo umuvugizi wa Rayon Sport it's unbelievable umuntu wese ubivuga arabizi ko ababeshya afite impamvu ahari batekereza ko ari ubwo buryo bwo kunyangisha abantu ariko ngiye ibintu nk'ibi mbicamo nkabisohokamo nemye rwose niko nubakitse biriya rero iriya story ibintu bya Rayon nawe urabizi kandi narigana arabizi iriya story iriya tangazo ryo gucalling out irigana iriya tangazo nagiye kubona ndibona ikiyo mu magroupe ya WhatsApp narimaze posting akantu kuri Twitter ku munsi mukuru wa radio aka graphique ka radio ngiye kubona ndebye nko iminota 3 mbona riri kuri page yanjye nta caption ariko deja nyine ryageze muri gari yanjye rivuye muri groupe za WhatsApp nyine bona ko rigiyeho ko nari nakarisomye ndarisiba nibwo navuga ngo nshobora kuba makinzwe kuko ntabwo nigeze conscious ndi posting uko ntabwo nari kuri posting arizo caption sibyo navuze nshobora kuba makinzwe kandi sibe manze verify menye ko ari na genuine nane mpamvu twabanje guhamagara nde Gakwaya live kuri radio ibyo byabaye ariko ibyo ntibashaka kubivuga twamuhamagaye ngo abanza bikonfirme na mbere yuko tuyisoma kuri radio birashoboka ko nta hakinzwa ahubwo nshobora kuba nakoze wrong tap nkaryohereza kuri Twitter ariko ibyo ntabwo naba apologetic ko niryo ryari ryo riri genuine nubwo ryagiye mu magroupe ya WhatsApp mbere yuko bari posting ariko riri genuine niryo sibyo byari kuba rere riza kuba ari fake ari tangazo rya fake wenda n'abantu bakoze ngo basebanye ariko ryari ryo sibyo naje kuri siba ko kanya nza kuri tweeting ibyo Rayon Sport ya postinze ariko ibyo ntabwo ntekereza ko ari iby'umuntu yahera avuga ko ari nje wanditse tangazo rya Rayon Sport n'ibyo bari postinze that is crazy hari abantu bakora muri Rayon Sport ba Wasiri abo Gakwaya barimo gukora Gakwaya tubwiye ko Wasiri ari we ngubu ushinzwe guposting bahoze muri hano vuye guhererekanya credentials zimbuga nkoranyambaga ibyo byose ndi kubyumva ubu ngubu bayivuga no mukanya Gakwaya byatubwiye ibyo rero umuntu uzubwenge nkarigani aramutse umutima uri hamwe ababizi ko umuntu wese uvuga ko mbirimo abizi ko ari agenda yo kunteranya n'abantu ibyo wababizi ababizi turaziranye arabizi ko n'uwamakazi muri Rayon Sport kimwe nkoranyambagana arabizi ko nta kemera nta n'ubushobozi bwo gukora mfite uko nge sinjya mbona umwanya n'imbuga zanjye sinzikoresha neza ubona nkero story zingahe ku munsi z'inkuru nshaho umwana nahagirete ntabwo mugikora ngewe ntabwo ndi umuntu ukora iyi TikTok yanjye se ko nyifite urebye postingaho ntikurikirwa cyane postingaho ibintu bingahe ushaka kwica kanyoni ntaburi zina kita ariko ibyo rwose nta hantu bihuriye nta irira tangazo ni tangazo ryaturutse mu bunyamabanga bwa Rayon bashobora kuba barisharinganye muri groupe z'ubuyobozi bwa Rayon Sport mu bunyamabanga hakagira uririkinga rikajya mu magroupe ya WhatsApp just like that ariko reka tuvuge noneho ndamutse nari postinze konsi ya Marugimba niba ntari umukozi wa Rayon ntabwo ndi responsable yo kubika makuru ya Rayon Sport agiye hanze nkabona nka postinga mbere zaba ari zandani nabangira Imana si byose nk'umunyamakuru udakora muri Rayon Sport ntabwo n'umukozi wa Rayon Sport nakimbaza what urukunyereka iki ndimo kubwira batapinga screen abantu okay riramutse rikinze ko ndi kubona morning hano umunyamakuru itangazo nagira ngo mbwire nk'umuntu mukuru umunyamakuru wa experience itangazo ririkinze rikangeraho hari verify ngasanga niryo ndirekuye mbere kuri nge ni W sibyo kuri nge ni W ndamutse ndirikinze ni W ko ntawe ngambaniye nta kipe ngambaniye njewe
ndi umunyamakuru. Ariko ibyo nabyo si byo, kuko nta zandani byaje muri groupe turi mu kiganiro, nta mwanya ufite wo gusoma. Niba ninjye washize kuri X yanjye ni wrong tab, ariko deja riye ryasakaye kuri WhatsApp. Izo ni evidence nakwereka igihe ryagereye muri groupe ndimo n'igihe ryagereye ku mbuga zawe, harimo gap nk'iminota 3. Bivuze ngo baryanditse barisharinga, bamaze kurisharinga boom bararyemeza. Kandi nje kugira ngo ngire icyo ndivuga naryemeza, nabanje kubazaga kwaye umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport live kuri radio. None subwunshinja aranshinja iki? Nje ndagira ngo umbwire kuri live Lorenzo arashinjwa iki, yakoze iki? Nanjye nicyo ndikwibaza, nicyo narabazaga nyine narindi kubaza byagenze bite. Ubwo iyo ni part yanjye. Ku bya Jarik ndi mu kiganiro, sibyo? Mbona Jarik ambaye felicitation. Mbona arimo aravuga ngo gusimbuye Ngabo Robin ngo yari umukozi ngo wakoze no kubanza kumushimira just. Arimo arakonfirma imbere y'abantu 180 bamukurikira n'abandi algorithm iri buze kubyereka ko ndi umuvugizi wa Rayon Sport mushya, ko ndi umwanditsi w'imbuga za Rayon Sport mushya. Arimo arabibwira abantu, arabizi ko amazi iminsi ari conspiracy yo kubinshiramo, ngambaniye Ngabo ndashaka kujya muri Rayon mfitemo akazi. Ibyo se ni ibiki? None se ubwo icyo kintu urumva kiri cyo se? Namubajije inbox n'amazi Lucas, what is this? Ati bikisi ibintu wabyanditse nibyo ntabwo wagwakinze, ati ntabwo wamakinze ngo just hari umuntu ngo warumbwiye ngo nayi numvishe ngo. None se urabizi ko ari yo conspiracy yo kunsindiranira muri Rayon Sport, sibyo? Ntubajije umuntu wo muri Rayon Sport numwe, nanjye ntumbajije ngo ubwire ko ari byo urukuma felicitation. None se ubwo ibyo nabyakira nka ari ibintu byo ibyo nukunyubaka cyangwa nukunsenya. Ibyo nukunyubaka cyangwa nukunsenya. Yarafite nimero yanjye turavugana. Ndagira ngo aho ngaho mbwire amakosa nakoze, ukeneye kunyataka no kuntuka anuka afite icyahereyeho, cyangwa se niba ari hate abikore nka hate, ariko nta kintu kiri justifiable kirimo. I think groupe bacisha amatangazo sinyarimo, buri abantu tutaziranye batwohereza amakuru niko amakipe akora. Umuntu rigeza hari undi ukabona umuntu ari guhaye, uraribura verify just ukaverify inkuru. Zandani nuko twese tuzibona, si byose amakuru y'abantu yawe n'abantu. Niba hari handover y'imbuga nkoranyambaga likely ko ari amakuru agomba gusohoka nyine. Ibyo rero nge nukumbajije ngo ndabivugaho iki, ariko ngira ngo urabyumva ko nge rwose position yanjye niyo. Umuntu wese tuziranye unzi wese arabizi. Ushaka kunyanga, ushaka kunyangisha abantu abikore kubera impamvu. None se ibyo bintu gushinjwa byo kubanga umuntu ngo gusimbura Ngabo, ibyo bintu nibyo bifite akazi nuko abandi bakabona wenda ukawaka applying ukagahabwa, bimeze bite? Reka mbwire Rugimba, reka mbwire. Nge numva ibyo bintu bwa mbere nge nayibonye kuri YouTube channel ya Leonidas. Biturutse ngo out of blue. Ngo Lorenzo na Karenzi ngo barashaka dahuzaho ibyaranyangira. Ikintu nk'icyo rero ntabwo ushaka kubona umuntu w'umunyamakuru atuye ikintu nk'icyo hasi nta namwe kivuye kikagutungura gutyo. Mumbwire ko yatari conspiracy itegurwa, sibyo? Iyo ni conspiracy itegurwa. Ngabo ni umuntu tuvugana neza mu buzima busanzwe. Ngo Leonidas yavuze ko bivugwa. Ngo Leonidas yavuze ko bivugwa. Ntabwo yavuze ko bivugwa. Yabivuze abihamye. Bivugwa se none bivugwa nande? Ko turi abanyamakuru, ko turi itangazamakuru ry'imikino, ku cyari wa mbere so wabivuze. Ha breaking news byavuzwe wese. Nge nabajije mutangazaje, naramuhamagaye mu magana mutangazaje, ndamaza mutangazaje. Ibintu muri kuvuga byavuye usukuntu yambwiye. Evidence yama yarambwiye ngo biri kuvugwa ngo mu banyamakuru bose, ngo biri kuvugwa ngo ku magroupe ya WhatsApp. Yose ni evidence wa umuntu ugacenga ujya gukora conspiracy nk'iyo. Ibyo ni ibintu washingiraho. Ibyo se none urumva icyo kintu cyose aho cyatangiriye.
ariko rore ubundi iyo agenda yo kugutekinga down iva kuki nge ntabwo mbizi shaka mbwire nyine imbarutso y'ibyo bintu ubundi byose icyambere ngewe abantu bikomatanye baguye ntabwo ndi umuntu ugira inyungu makipe sibyo singurisha abakinnyi kumunyamakuru niyo umuntu anyorereje umukinnyi muforwardinga nimero ya Antanga muforwardinga nimero y'aba Prote musoni w'aba agents singurisha abakinnyi mu makipe urabyumva sinigeze nsaba akazi muri equipe yari yo yose sibyo mu byukuri ibyo ubibona nkuko nawe ubibona ntabwo navuga ngo byagenze gutya just hari igihe umuntu abaho yikorera akazi ke akageraho nyine bakamucurikiraho ikibuga hari abantu bashobora kuba gufiteho bias batekereza ko hari access ufite kuri equipe uyibamo wigeramo sha nabyo rwose kandi nk'abo bantu bose babivuga barabizi icyo gitangaje barabizi none se mba muri equipe ubu se ndakiza ubu narakiza ubu naba muri equipe nka Rayon Sport nyifite access tuvuge ko ngurisha abakinnyi tuvuge ko nkora na president naturikijemo miliyoni 30 ngura imodoka naturikijemo miliyoni 10 ngura ikibanza nageze kuki basi uvuge ngo urugukira bidasanzwe ugomba kuba kwihuta cyane wenda mu iterambere bakagususiona sibyo ushobora kwihuta mu iterambere abantu bakagususiona nk'umuntu ufite aho yiba ibyo se biriho ntega moto nta modoka ngira nta butaka ngira nta kintu ngira nta kintu ngira ndi umunyamakuru utunzwe n'akazi just survivinga nk'abandi bose inyarugenge ubu umuntu nshinja ibyo bintu washaka no kuntekinga down da wenda abandi babikorera ushobora kubikorera umuntu umufitiye ishyari nkanjye umuntu yangira ishyari ngo mfite iki kariyeri yanjye ntiramara n'imyaka 10 basi ngo ndarambiranye mfite iki cyatuma umuntu akenera kuntekinga down abenshi mu banyamakuru bandusha n'ubushobozi abo ngabo bazana izo conspiracy bandusha n'ubushobozi faranga urantekinga down mfite iki nageze kuki muri ubuzima ko ni ndi umunyamakuru muto wishakisha urugimbana naje mu itangazamakuru ari wararivuyemo nejo bundi ni muri covid sibyo in fact imbere gato ya covid yaje rwo gutangira kariyeri namaze imyaka myinshi nkora volunteering sibyo ntangiye gukora meme gara ikiriya 2 ans ubu tuvugisha ukuri wahera umuntu rero uzana ibyo bintu umubaze ngo ushingira kuki usibye amahiya say nge Jarike yambwiye ngo bambwiye ngo numvishe bavuga Jarike urebye ukuntu yizerwa afite credibility amaye felicitation nk'umu DM mushya wa Rayon Sport urambwira ngo nagoro kubaje na AI irabiguhamiriza ngo nibyo uko bakatanga reference ya Jarike AI baje ngo umwanditsi wa Rayon Sport mushya wasimbuye ngabone ni Lorenzo reference bagwa ni Jarike yabyanditse birakwereka urwego ariho kubikoresha muri yo conspiracy bita verifyinze vraiment ni ikintu kiri lamentable ntabwo ari ikintu wakwishimira sibyo so ni ibyo Karore yahangana rero igire mu mupira man jya wikorera akazi kawe bitahira amahoro wiryamire man ibindi byawe bizarangira wowe ukora akazi kawe neza ibindi birazarangira man cyo kintu nako sawa asante abantu bagukandiraho bagufollowinge oya abantu bagire bakublessing mbere yo kugenda abantu ni bakublessing kabisa mbere yo kugenda kuko numvishe zagicaye ibintu byiza rwose zagicaye ibintu byiza umva mbwire rore tugiye kuzamura tara z'abantu bogeze umupira urukumva ngiye kuzana nkorana na Rutamunara mukabonetse mu minsi iri imbere gatoya hari tunakitunganya byananiwe guconnectinga sinzi ukuntu byamugendekeye ariko agiye kuzaza muri iyi minsi tugiye kuza twiganirira twirire show twivugire football nawe ujye uza twiganirire imana ibintu bigende neza mana ko urumva hano ni talent nabi twari dufite ikibazo gikomeye Rugimba twari dufite ikibazo gikomeye cyuko ntabwo habagaho community y'abantu nyine ba sport hano mu Rwanda ba sport yes bari community y'aba sportifu nyine y'abantu bakunda inkuru z'imikino n'ubusesenguzi bw'imikino bari bake honestly ubu ntabwo match Arsenal
ntabwo turageraho match ya Arsenal na Brentford irangira witushiraho aka match review iminota nk'ibiri ushiraho umunota abantu bakarebe kubera ko baracyari bake ariko mwe mufite amazina manini ni mu bakurura bakaba benshi nekereza ko n'aba creators benshi bafite impano yo gucreatinga content ya sport kuri TikTok nekereza ko baziyongera impamvu buriya impamvu nanabikoze reka mbwire rero impamvu nabikoze ibintu kumva Jese uko umuntu avuga ngo naje no gukorera amafaranga bla 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 ibiki byose oya naje no mvuga ngo okay kwanza South Korea ni iri mu bihugu birindwi biri monetize kuri TikTok kumva already niyo naza rwose na monetize ibintu bikagenda neza hanyuma nanavuze nti rero reka nishyireho platform nikuze hakiri kare kumva hari ukuntu uperesa burya mu kintu abantu batarakizamo benshi urabona abantu mu entertainment babigiyemo cyane ariko navuze reka mbe umuntu niyo utangira TikTok like nkore TikTok radio noneho mbere ya match cyangwa se nyuma ya match abantu tuganire football sibyo ariko ayo amafaranga rero nabwo monetiza ujya guramo ama stickers ama gifts ya nundi guramo ama gifts yihira abantu tutari monetize kugira ngo tuyaryeho cyane nzanyabaha pe nukuri naye abantu bamaha rwose izo universe urekure nk'iki universe ahangaha induru zivuga oya nzanyire kuri big lion induru zivuga ahangaha cyane MoneyGram n'ibiti byose nzambaha pe nukuri nzambaha sawa asante ndashaka ko turi mu kajamu nyuma ya match nyuma buri match za Champions League ubuzigiye kuza so yatuganira kabisa abantu baveho ninjoro saa 7 z'ijoro saa 7 man ni byiza vraiment ni sawa ubwo mukomeze muri ibitekerezo by'abandi kuri ingingo twahozeho yego message ariko nimwe nta hate nta rwango rwica umuntu mu gihe atajemo physical action sibyo ibyo rero bivuze ngo rwose mba mbizi ngewe izi mbuga rwose nanjye nzimazeho iminsi nta bintu bibi umuntu azavuga ku muntu ngo bimwice kandi nyuma ugira uyu mukisuzuma ukavuga ngo kuko trend yose iyi ni trend yose irarangira imara iminsi mike ejo hazazina ibyo washize ku mbuga rero usebye abantu ibyo wavuze wakuye mu kanwa watuye usebye abantu hari ubwo uzajya ureba ukorwe n'isoni kuko nta trend itarangira ntabwo ari byiza gukoreshwa na kamere ngo ujye gusebya abantu ku mbuga kubera ko ufite kamere ntabwo ari byiza kuko ibigiyeho ntibisibamo ubu abantu bari kuri recording bari gufata ama screen recording of course bagiye gushira kuri YouTube bagiye gushira kuri Instagram ntibizava iyi trend irarangira hazindi uzajya ureba ibintu wavuze kubera amaranga mutima n'ama emotion nizo conspiracy uvuga uti was this me like ubone nyine ntabwo ari wowe pe niyo mpamvu abantu bakwiye kwitwarika muri ibintu iyo bafite ama emotion bafite umujinya bafite ranko ntabwo ari igihe kiza cyo kuvuga rwose ibintu byo gusebanya ntabwo ari byiza kameme kabuseze rongeye kugera kuri stade degere batubyoherwe saya tugira tuganira rero anytime kabisa ujya wizera twivugire football hano sawa asante brother Lorenzo aragiye Eriksen ngwino hano Eriksen se ko nubona we Eriksen bimeze bite Teo sawa kabisa none se mbambwire wowe numva uri kuvuga ngo Lorenzo biki bimeze bite ubundi idiro ya Lorenzo imeze tena Mariga magara muri kabanze mubwira reke kumpamagara ngo gahunda Teo yes imeze bite mpamagarira Teo ni sawa cyane banza witegure nahanyuze amasogonda ariko narahanyuze bumva ndi kumwe n'uwo bita Maurice na Olivier se umuzi Olivier ndamuzi Olivier tuyishimiye legend kabisa mumeze mute ko none mwamaranye ko mumaranye abanyamakuru
ibyo muri football nyine inaha nibyo twese tuba twibazaho mu gihe tutafashe umwanya ngo dusesengure ibyabereye mu kibuga ahubwo tukajya hanze yabyo nyine usanga bibyaramo amatiku ngayo ngaho bitewe